Nshuti zacu muraho neza. Uyu munsi tugiye kongera twige ikinyarwanda. Tugiye kwiga inshoberamahanga igira iti gutera ingabo mu bitugu. Ese umuntu agutera ingabo mu bitugu rya? Ese ingabo ivugwa aha ni iyihe? Ingabo ivugwa aha ni ya ngabo ya kera indwanyi zakoreshaga zigiye ku rugamba. Iyo ngabo indwanyi zayikingaga mu gituza kugira ngo nibazitera amacumu cyangwa imyambi bitazigeraho. Mbega iyo umwanzi yateraga icumu cyangwa umwambi, indwanyi iri ku rugamba yahitaga ikinga ingabo iri ku gituza cyayo imbere, noneho ya myambi igahamya ingabo aho guhamya igituza cyangwa se ya macumu. Bityo bigatuma indwanyi iri ku rugamba iba ifite umutekano. Iyo ngabo niyo mu ndimi z'amahanga bita shield. Rero murumva yuko iyi ndwanyi yagendaga buri gihe ku rugamba ifite ingabo, ariko nk'uko mubyumva, ingabo yashoboraga kujya imbere igakingira igituza cy'indwanyi, ariko murumva ko inyuma nta kintu cyari gihari cyo gukingira iyi ndwanyi. None iyi ndwanyi yari kurindwa n'iki? Byari gushoboka ko haza amacumu akayituruka inyuma cyangwa imyambi ikayituruka inyuma, maze ya ndwanyi ikaba yakwibasirwa n'umwanzi. Icyo gihe rero indwanyi yakeneraga mugenzi wayo bari kumwe uri mu bitugu bye cyangwa se inyuma ye, ku buryo nibatera imyambi cyangwa se amacumu, wa mugenzi uri inyuma ari bufashe ya ndwanyi maze akayikinga, agakinga ingabo ye mu bitugu bya ya ndwanyi, bityo imyambi n'amacumu ntibiyifate. Icyo gihe rero iyo umuntu yafashaga mugenzi we gutyo bari ku rugamba ari mu bitugu bye cyangwa se inyuma ye, akamukingira ingabo mu bitugu kugira ngo imyambi n'amacumu bitamufata, yaramubwiraga ati urakoze cyane, uranyimanye, untera ingabo mu bitugu. Kuri ubu se gutera ingabo mu bitugu bisobanuye iki? Gutera ingabo mu bitugu bisobanuye gufasha umuntu, kumwunganira cyangwa se kumushyigikira mu kintu ari gukora, ukamukorera ikintu cyangwa se igikorwa we atari kubasha kwikorera. Nk'uko ya ndwanyi iri ku rugamba itari kubasha kwikinga ingabo mu bitugu igakenera ngenzi yayo, iyo umuntu agushyigikiye, agufashije cyangwa akagukorera ikintu wowe utari kubasha kwikorera maze bikakugirira inyungu, icyo gihe uravuga uti urakoze kuntera ingabo mu bitugu. Uwo muntu aba aguteye ingabo mu bitugu. Urugero, ushobora kuvuga uti nashakaga gucuruza ariko ndabona nta gishoro mfite. Wanteye ingabo mu bitugu ukanguriza amafaranga maze nkongera igishoro. Cyangwa se umuntu akabwira abagenzi bati guhinga uriya murima byansaba kuwuhinga ibyumweru 2 byose, none mwazaje mukantera ingabo mu bitugu ko mu minsi 2 twaba tuwurangije. Icyo gihe uwo muntu aba asabye guterwa ingabo mu bitugu. Ndamya ntashidikanya yuko twese twabashije gusobanukirwa iyi nshoberamahanga gutera ingabo mu bitugu. Tuzongera kubonana mu bindi biganiro, kandi mesaje zanyu turazikunda cyane, izidushimira, izidutera kuraje. Nawe twakwifuza yuko uduha igitekerezo utubwira ikindi tuzaganiraho mu yandi mavideo azakurikiraho. Murakoze cyane.